nyinshi cyane nguko uko yaje ashaka nguko uko yaje ashaka nguko uko yaje ashaka n'umunyembabazi nyinshi cyane nguko uko yaje ashaka nguko uko yaje ashaka nguko uko yaje ashaka n'umunyembabazi nyinshi cyane nguko uko yaje ashaka nguko uko yaje ashaka nguko uko yaje ashaka n'umunyembabazi nyinshi cyane nguko uko yaje ashaka. Yesu yancunguriye ku giti kandi abohora umutima wanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha byanjye. Yesu yancunguriye ku giti kandi abohora umutima wanjye ntangazwa cyane n'imbabazi za Yesu yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye ntangazwa cyane n'imbabazi za Yesu yazize ibyaha byanjye. Yesu ntahwema gukiza abantu ntitugasubire mu ngeso mbi ngo tuzabane nawe mu ijuru araduhamagara. Yesu ntahwema gukiza abantu ntitugasubire mu ngeso mbi ngo tuzabane nawe mu ijuru araduhamagara araduhamagara
nawe, tugumane nawe iminsi yose, nkuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda, Yesu azagaruka tujyane